reka rero mbasuhuze mwese abadukurikira baherereye ku mpande z'isi zitandukanye, abadukurikira bari mu Rwanda, abadukurikira bari mu mahanga, abadukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Nuze, hose mwese mumve ko tubakunda kandi tubifuriza ibihe byiza cyane, imigisha y'Imana igikomeza kubana nande namwe aho muri hose. Hanyuma rero ndabapopereye mwebwe mufata umwanya mukabasha gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, duhora tubasengera tuvuga tuti Imana ijye ibafasha ntimukajye mubura amafaranga yo kugura megabyte kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi rero ntabwo ndi butinde mu magambo menshi kubera ko ndimo ndarasa ku ntego twihuta cyane, ndi kumwe n'umuntu utanezerewe neza bitewe n'ukuntu yambwiye n'ibiki mubye noneho karibu hano noneho tuganire neza. Nahise kumeza nk'umuntu urwaye. Katwanye dusuhuzanye neza. Amakuru yawe? Biraho. Bakwita bande? Nitwa Mukamana Alice. Alice. Hanyuma Alice rero abantu bari kutureba bari kwibaza se Alice imeze gute, byagenze gute? Nyine bari kwibaza impamvu turi kumwe nawe. Impamvu ni ihe none turi hano ubungubu? Rero impamvu itumye tuba hano, nahuye n'ikibazo. Nari mfite umugabo tumaranye amezi 2, noneho uwo mugabo wanjye amaze guhembwa mbura ahantu yagiye, ndamubura pe. Abantu bambwira nkabona amafoto nkagira ute, maze kuvuga ati aho kugira nzabura umugabo wanjye nabonye nomero zanyu kuri YouTube. Ndavuga ati kanzabahamagare, mbona kubahamagara. Hanyuma duhamagara rero tukujyane munjyane ku muganga witwa Mukasa, afasha abantu kugira ngo nanjye mfashe basi mbe nabona umugabo wanjye, murareba ubuzima buba bugoye. Ubwo rero nagira ngo mumfashe mungeze kuri Mukasa. None se umugabo wawe yaragufatiye, niwe wari ugufatiye runini cyane kubyo ko wahita uvuga ati rwose reka cyane rwose umugabo wanjye urumva umugabo ubundi ari umutima w'urugahari. Urumva yahahaga inzu ibintu byose, urumva nanjye ntago nabibasha ngenyine muri buno buzima. We nta kazi wari ufite? Nta kazi mfite. Uragira utakimara guhembwa yese agira cyacaho? Akimara guhembwa rwose ngo yese yigira kwihabara rigenda mubura umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu. Ntangira no kubona amafoto gutyo nyine. Yego. Ubu ukaba wizeye ko umuganga Mukasa ari bugufashe? Ndabyizeye, bajya bambwira ngo arakora uri muganga. Nanjye rero niyo mpamvu namwitabaje. Yego. Hanyuma rero bantu mudukurikiye mwese ubwo muri kubyumva rero, ubwo nyirubwite arabyivugiye, nanjye banga se bwite. Ese bwite abari igitsina cy'ikigabo. Yego. Ubwo nyirubwite arabyivugiye impamvu twari turi hano, ubwo niyo ngiyo tugiye kujya aho ngaho kwa Mukasa. Twamaze kugera muri zikaritsiye, murabona twazindutse ya Ruhebe bambi ya Rubika. Ubu ngubu tugeze hafi mu masanga hera. Rebere kwisa kandi ngiye nahagurutse Kigali mu masambire, tugeze saa 8:40 n'ingahe. Burumva urugendo twakoze ko ndurungana. Imana dufashe ibyo twaje mu byibura. Uyu muntu nibanye ambasha ati rwose mbabarira umfashe ngere hanga dore ukuntu bimeze. Imana dufashe bize kugenda neza kugira ngo uyu mubye nawe atahe agize gute, bize kugenda neza cyane. Hanyuma mubane natwe, cameraman nawe ari tayari, tujyane kwa Mukasa. Twageze muri zo karitsiye twende. Kandi wongeye kugera hano rwose hari umuntu nanjye wambwiye ati rwose mfasha ungezeyo, hari ibintu ushaka kwivuganira na Mukasa. Nawe ndavuga ati rwose tugende, kuko yaramaze iminsi nk'ibiri anyinginga. Nawe ndavuga ati reka nze nigore nemere nze nyine muzane hanyuma muvugane. kuki se utampamagaye mbwira yuko ugiye kuza? Rero nanjye nabanje guhamagara mu gitondo, nimero neza ibanza kunanira. Nahise none byagenda ndabatere kubera ko nari maze nabati byanze bikunze, kubera ko nawe yaravuze ngo yaturutse ahantu kwenda batereka inze uko byagenda kose ntago turi bukubure, nitwagera arabona ubufasha nikore kuzana batereka nze inze. Ko rero reka mubwira mwabagabo mwe rwose ubufasha se ubundi kuko kwitwaza yarakwitwaje ngo bigende gute? Ni iyo muyobora akazi wenyine ntabwo nari kumufasha, ni ngombwa kujya muza muntunga kamera cyangwa akwitwaje. Wowe se ni ikihe kibazo se ubundi afite? Ni wowe umufasha cyangwa ni ngo umufasha? Ni wowe uri bumufashe nyine, nuko yaravuze ngo ihangane ngo umperekeze. Niba yari yatinye sinzi yenda ikintu kigize ariko kindi nuko
ngewe umuntu uzajya aza yitwaje abanyamakuru ngo aje kwivuza cyangwa ngo aje ngo mufashe ibi n'ibi nzajya mureka yigendere, kuko ibintu byo kuza bitwaza abanyamakuru ngo nimbafashe cyangwa ngo umuntu yagutumye, ibyo byo kubatuma ntabwo mbishaka. Niba umuntu akeneye ko mufasha najya nyandikira kuri WhatsApp cyangwa mpamagare ku nomero yanjye aze mufashe, nomero yanjye mba nayitanze hari. Naho kuza babatumira mu ngo muzane za kamera, oya biba ubwa mbere n'ubwa nyuma rwose, nshaka abantu bazajya baza bitwaje kamera ahangaha, ntanyumva neza. natwe nyine baba badukoresha ntakunda, ariko nyine batwihangana badukoresha. Kandi rwose ibi bintu nabiyamye mbabwira ko ntashaka abantu muzajya muza mwitwaje kamera cyangwa baza bavuga ngo mwitwaje amakuru runaka. Ibyo ngibyo ba sogokuru bamaze kubyanga, kubera yuko ntabwo ba sogokuru ntabwo batashye ibi bya kamera bihari. ntabwo bizasubira wenda, ariko nuko twihangana nyine nuko yari avuga ngo tumugire ukamubwira rero ikibazo mfite ni cy'umugabo wanjye naramubuze, narinje kugira ngo mumufashe, bambwiye ko nyine bamutwaye, nabonye amafoto agaragaza ko yaba yaragiye kuyabara, yari amaze guhembwa amafaranga menshi cyane, ntegereza ko ari buze ajya ari muhira, ndamubura burundu. Rero nagira ngo mumufashe. Amafoto se wayabonye gute? Ni umuntu wayanyeretse ambwira ko yapostinze se? Yego. Kuri telefone ari kumwe n'undi mugore? Yego. Umugabo wawe se yitwa nde? Alphonse. Birinde? Ndikumana. Kumana Alphonse. Babyeyi muturebere Ndikumana Alphonse aho yaba aherereye muri aka kanya, mumuzane aho aherereye, niba ari kuri iryo habara mumukure mumugaragaze. W'amazina yawe witwa nde? Mukamana Alice. Mukamana Alice. Babyeyi, uyu ni umwana wanyu ari hano imbere yanyu, ni Mukamana Alice ndetse na Ndikumana. Ndagira ngo muri aka kanya murebe aho Ndikumana aherereye, mutwereke abamutwaye, mudukorere ibitangaza aho Ndikumana yaba aherereye hose. Mwohereze yembe karondozi rimutwike, rimucumite mu mutima, ndetse babyeyi mumuhatire kugaruka mu rugo rwe, asanga umugore n'abana. Mubyaranye kangahe? Tubyaranye rimwe, ariko nyine hari n'abandi bana bisanze bize babiri. N'abandi bana babiri yagusigiye? Yego. yagutanye umwana umwe n'abandi? Umwana wanjye umwe n'abandi babiri be. Witwa Ndikumana nde? Alphonse. Alphonse Ndikumana. Wowe ukaba witwa? Mukamana Alice. Mukamana Alice. Ababyeyi nimurebe Mukamana Alice mumukorere ibitangaza, mumugarurire umugabo wa Alphonse Ndikumana. Babyeyi, uyu ni umwana wanyu, abasabye umugisha, nimumufungurire inzira. Abo ngabo bari kumutwara umugabo mubatwike, mubace intege, mubashyireho icyangiro, maze uyu mwana mumuhe igikundiro, abashe kugira urugo rwiza, abashe gutunganirwe. Ko mbona uyu mugore se umufite nawe afite imbaraga. Runo rupapuro ruba rwatse kare, ariko kubera ko afite imbaraga uyu mugore nawe bigaragara ko yagiye mu barozi bandi bakomeye, niyo mpamvu uru rupapuro rwanze kwaka. Birashoboka kuko bitewe n'uko umugabo wanjye twayakoranaga bimeze neza, urumva bashobora kuba baramuteye imiti kugira ngo agende, kuko nanjye ntabwo ndabyumva. Twarakundana kumwe Twarakundanaga cyane rwose, n'ubu nanjye ntabwo ndiyumvisha impamvu yagiye. Twambaje impandwa za ba masenge, za ba nyina wabo, iza ba se wabo, iza ba sogokuru na ba sogokuruza, ngo mumuhe urushako kandi mumuhe gutunga no gutunganirwa. Mumukize abazimu b'inyatsi, mumukize icyangiro bamuteye, mumuhe igikundiro, maze umugabo w'aho ari Alphonse mumushike mumuzane bateye. Muzamure umuriro bateye mubatwike, cyane ko amahembe ahiga urwanda icumu rishinga urwirinde. Itangaza ababyeyi. Mubyeyi n'umwana wanjye twabasabye ngo mumukorere icyangiro mu
nimumugaragaze ababyeyi, nimumugaragaze ababyeyi, nimumugaragaze ababyeyi, nimumugaragaze jya kwa jya, nimumutwike, nimumutwike, ihembe ryanjye karondozi, nimuzamure umuriro mugaragaze ababarozi, kandi mubatwike mubakureho, kwa gini gini kwa gini gini kwa gini gini kwa gini, abazima batekerwa banditse umushinga by'indi mati ku byindi. Dore rero ikibereka yuko umuntu wamutwariye umugabo nawe yari yaritsirikishije afite n'imbaraga. Byanze no kwaka amazi. Urupapuro rwose rurahiye ariko reba kano kanze kwaka. Iki rero ni kibereka yuko uyu muntu n'ubundi afite imbaraga, ariko tugiye kohereza ihembe karondozi rigende rimucumite mu mutima, rihite rihindura umugabo aho ari nawe ahita aza. Uranyumva sha? Fata runo rupapuro yori iryo vura ibike wakana we, rigende rijyane iwawe ku buryo umugabo wawe ntahandi hantu azongera kujya, ndakubwira ahantu uri burishyire ntagaruka, nta wundi mugore uzongera kumutwara. Uranyumva sha? Yego ndabona. Ikintu cyose agiye gukora azajya akugisha inama n'aho agiye kujya, ndetse niba ari n'ibyo agiye gukora abikora uko mwagiye inama. Uranyumva neza? Ndajya kwajya amahema y'ibintu bicumisha ubwindi mwazikoze ibindi. Mwanyumva ababyeyi? Ababyeyi barimo aho ngaho. Jajja. Hano hari umwana wanyu wakarayisa, bamutwaye umugabo we bita Rufose Ndikumana, aragira ngo muri aka kanya ababyeyi mumufashe mumugarurire umugabo, kubera yuko ngo yamutanye umwana, bari barabyaranye umwana umwe ngo bamutana n'abandi bana babiri yamushatse afite. Rero aragira ngo mumugarurire umugabo azasanga umuryango we babyeyi. Urupapuro babyeyi nashyizeho umuti, ariko kubera ko uyu mugore watwaye umugabo w'uyu nguyu bigaragara ko yitsirikishije, kandi nawe yamuhaye ibintu by'ibirozi, amushyira ahantu hakomeye, amushyira mu kintu cy'ikibindi amupfundikiriramo urupapuro rwatsi. Ariko n'ubundi byari bigoranye kuko nabanje gukoresha ihembe karondozi, nkoresha n'ihembe ry'inkorongo, nabacurangiye namwe, ariko urupapuro rwatsi babyeyi. Yego yego. Igihanga se ni inka y'igitambo cyangwa se ni inka bazana yose, biragenda gute babyeyi? Inka y'igitambo tuyikeneye mu gicumbi igihanga. Twayiciye igihanga. Yego babyeyi turabumva babyeyi. Ubwo rero ngiye gukoresha ibyo hembe karondozi mpite mbyohereza aho ngaho nk'uko mubimbwiye, maze sogokuru namwe mumbe hafi kugira ngo uwo mugabo mumugarure uyu mwana abone umugabo we babyeyi. Jya kwa jya aragira gini kwa gini, amahembe aregura ibandi icumisha ngo rigure rimwe zikoze ibindi. Cyaba uranyumva? Ubwo ngubwo ngiye guhita mbikurikirana, ngiye kureba ihembe ryanjye karondozi babyeyi. Ihembe ryawe karondozi rigende ricumite umutima, umugabo we arahita agaruka. Turakumva babyeyi. Muri aka kanya rero abahungu banjye uranyubasha wa mwana w'agakobwa we, tuganye na sogokuru ambwiye yuko tugiye kohereza ihembe karondozi, ko aho bari abantu bari muri aka kanya, ambwiye ko ngiye gusuka amazi kuri iyi mbehe, uriya muntu aho ari tugahita tumubona. Reba iyi mbehe, reba aya mazi ubona ko ndi kuyasuka ari mazima, reba uko ahise ahinduka. Iki ni ikimenyetso kikwereka neza ko umugabo wawe bamuroze, kandi yari ari muri risiki ikomeye cyane, ahubwo bari bagiye kumutwara akanapfa, ndetse abana bawe bakarerwa bupfubye. Ariko ba sogokuru na ba sogokuruza kuva dusutse aya mazi ameze gutya ukaba ureba abaye umutuku, umura ababyeyi bagiye gukora ibitangaza, umugabo wawe bamugarure. Babyeyi nimukora ibitangaza, babyeyi nimukora ibitangaza,
mugarura Rufosi ndi ku Mana ababyeyi mu mugarure mu rugo rwe amahembe ahirwa urwanda icumu rishinga rw'irindi nkota ikorwa irindi ababyeyi nimugaragaze umuntu watwaye Rufosi ndi ku Mana muri aka kanya mumuzane agaruke mu rugo rwe uyu mukobwa wanjye ni mumukure mumukure w'icyangiro n'umwana wanyu mumurugo wiga mumuhe gutunganirwa mumuhe kwakira mumukureho karande mumukureho intezi mumukureho imivumo mibi y'abamushyizeho ibitari byiza mumufungurire inzira ziwe kugira ngo nawe abashe gutuma no gutunganirwa ababyeyi n'umwana wanyu wasabye umugisha ngo mumugarurire urugo rwe batwaye mumwereke umugore wamutwariye umugabo ari we Rufosi ndi ku Mana ababyeyi namubona utangiye kuza kubashimira ababyeyi uramwotse se ikindi uyu mwotsi n'abakurambere bari kuza uramutse utangiye kuza uwo mugore wamutwariye umugabo agiye kuza uramubona mwahangaha muri aya mazi hari umwotsi uzamutse hari umwotsi ahangaha nk'abana mwe nguyu agiye kuza ntabwo mubona se narabwiye ngo ndi umuhanyi ngewe ntabwo nkunda abantu bahemukira abandi uranyumva wakana kamera amaso usomeka neza turebe abantu bahemukira abandi amahembe ari ku rwanda icumu rishinga rw'irindi nkota amahembe ari ku rwanda icumu rishinga rw'irindi nkota ikorwa irindi ntabwo babona se Mana yanjye uri kubabona bari mu biki yewe ndimo kubabona ndabona biteretse amayoga Nuriya se? n'ibiki byose ni hariya mbega amafaranga yashiriye data we ndimo kubabona bakorera iki muri aka kanya wakana we tubakorera iki muri aka kanya none se amafaranga ubundi yashiriye hari ayawe wari wamuhaye cyangwa nayo yakoreye yajyanye oya yari afite ikiraka umunsi cyarangiriyeho nibwo atahise aza mu rugo rero yahise ahura n'abana baza akazi wenda ubwo ngubwo ntabwo wamukoreraga neza ibintu nk'uko ubwo abamugutwara bamukorera urabona ko bari kuyanywamo amayoga urabona biteretse n'ibindi bintu hariya yego bakorera iki muri aka kanya nta kindi kintu nagusaba nta kindi kintu nshaka kubakorera ikintu nshaka ni uko ngarurira umugabo byonyine yewe narababwiye ngo umwana wanjye mukazana imbaraga n'ubushobozi bwo gufasha abari kure n'abari hafi arahita agaruka mu rugo rwe kandi kariya kagore kamutwariye umugabo ngiye kugahiri hano kaza kikoreye ibyo katwaye uwo mugabo n'ibikapu n'ibindi nibagaragaza n'abahita bituje ubwenge bw'umurahita bugenda uwo mugore ntabwo azongera gutekereza uriya mugabo n'ubwenge bwose arahita ngo kuri kaburimbo aho bamanukira amanuka ave mu rugo umugabo bamutegerereza hafi ya kaburimbo amanuka agenda ajya mu nzira na kaburimbo bazira bazamukiramo baza mu rugo aho bari bategerereza umugabo we igiye guhita amuhereza n'amafaranga mu rugo uraza ugashaka ndakumva mubyeyi ngo nibabona nahita amukubita urushyi ngo amukubite urushyi nuhura rero batume arahita amukubita urushyi amukubita urushyi ku itama namara kumukubita urushyi amukubita urushyi rumwe gusa ntamukubita ebyiri none uwo mugore ubwenge bwe bwose burahita bugenda nta kintu azongera kwibuka n'uriya mugabo ntazongera kumwibuka n'uwo mugore ntazongera kumutekereza kumuhamagara mwana wanjye kandi ibibazo byose yakoresheje byose birahita bituza no mu rugo namukubita urushyi rumwe ubwo roho ye murahita muyitwara ngo ntabwo azongera kumutwarira umugabo na rimwe sawa babyeyi sawa murakoze jajya yego amahembe ahirwa urwanda icumu rishinga rw'irindi nkota ikorwa irindi babyeyi murakoze cyane sogoko sogokuru arategetse ngo ubu ngubu umugabo wawe ugiye rero ugiye kugenda ujya iwawe aho waturutse umanuka inzira iva iwawe mu rugo igenda ikagera kuri kaburimbo n'ahahurira na kaburimbo niho urasanga umugabo wawe kandi agiye kuzana n'inshoreke yamugutwaye iyo nshoreke rero ngo numara kubona bari kumwe n'umugabo wawe uhita uyikubita urushyi rumwe rwiza numara kwikubita urwo rushyi ubwenge bwose jajya arahita agutwara ku buryo uriya mugore wagutwara umugabo atazongera gutekereza umugabo wawe ukundi ku buryo atazongera kwibuka yuko banahuye noneho kandi ngo ntugire urundi rushyi umukubita
umukubita urushyi rumwe gusa. Umugabo wawe nawe tugiye kumushyira ahantu hamwe ku buryo agomba kumenya ko ari umugabo wawe, atazongera kujya mu bandi bagore. Koma mu mashyi ushimira ababyeyi muze munda. Vuga ati ababyeyi ndabashimiye ko mumwemeye kumva. Ababyeyi ndabashimiye kuko mwemeye kumfasha. Soko kureba icyo byategetse ko hano urasiga amafaranga y'inzoga z'ababyeyi n'amaturo yabo 180. Noneho kandi umugabo wawe numara kumubona uzatanga igitambo cy'inka ku gicumbi y'abasogokuru n'abasogokuruza. Iyo nka niyo guca igihanga kugira ngo twicaze imandwa za basogokuru bawe na ba nyogokuru n'abandi kugira ngo ziguhe urushako, kuko nawe bari baraguteye amazirantoki bagushyiraho icyangiro hahandi wari kuzajya ushakana n'abagabo bakigendera, ugukunze ntimumarane igihe, ariko ababyeyi byose bagiye kubihagarika babikureho bakanawe. Uranyumva neza? Ongera ukomeze mu matwi ushimira ababyeyi. Vuza impundu. Ababyeyi ndabashimiye, ababyeyi ndabashimiye. Ati babyeyi ndabashimiye. Ababyeyi ndabashimiye, ababyeyi ndabashimiye. Mwishyure rero amafaranga y'inzoga y'ababyeyi, nyuma yashyira hano muri rihembe ry'inkorongo kugira ngo basogokuru bakire babashe kubona inzoga zabo. Cyangwa ufite telefone? Nafite kuri telefone, ntabwo nafite mu ntoki. Nta kibazo, ashyire kuri telefone noneho inzoga y'ababyeyi tubashe kuyigura. Wenda ahuze Sinakubwira nimero. cyaro jono niniyo hano hapa. Ndambwira nimero. Nomero ni 078 Yego. 990 Yego. 20 Yego. 37 7 078 Yego. 990 7 20 Bose muga iyo ni nayo nimero washaka yenda kuguhamagaraho yaguhamagaraho aramutse afite ikibazo nk'iki ngiki, dore ko umaze kutukorera inzira ku murima tuzongera kugaruka imbere bakira bajye biyizira nakabarwaye. Iyi nomero niyo unkeneye niyo agomba kunshakaho cyangwa se akanyandikira kuri WhatsApp. Ibyo kujya muza ngo umurwayi arankeneye ngo yitwaje ngo umunyamakuru cyangwa ngo atumye umunyamakuru ngo aze kundeba, ntacyo nzajya mufasha, kuko umuntu niba nabahaye nomero yanjye cyangwa muyifite, umurwayi ajya mpamagara mufashe ikibazo cye, cyane ko hari abanyamakuru bajya batuma akaba ari abanyamaraso mabi baba baraye mu ndaya cyangwa bafite imandwa mbi, ugasanga abarwayi tugiye kuvura ntibakize bitewe n'uko ari abanyamakuru b'abanyamaraso mabi. Baba bagiye mu bintu bitari byiza. Ongera dusubiramo kugira ngo abantu bahite bayandika nabo neza. 078 990 20 Wabaye. Yego nayohereje. Okay, wayohereje. Ndabona message ngezeho nta kibazo. Noneho rero ubu tuvugana, genda umugabo wawe umutegerereze ku nzira ihinguka kuri kaburimbo uvuye iwawe mu rugo. Yego. Muhite mwihuta kandi ugenda ureba imbere nureba inyuma. Nureba inyuma umutura wo wishe jya kwa jya Rabia. Kumubyeyi. None se ahangaha niho muca mwe muri gutaha? Yego niho duce. Mwe muteye hehe? Dutuye haruguru zamutse. Uburiri amurira musozi. Muri wa musozi? Nkabose koko. Akabanza munaturanye n'abakiremeshe kubona imodoka hano biri kuhacumbura kandi buri kandi. Hano ni muri quartier z'abakire rwose ntayo. Ikagenda. None ubwo namwe muri abakire? Imana ibigenje neza umugabo wanjye akagaruka kugeza ubukire si bwanatuye. Cyangwa twagiye ku muhanda utari ni nguyu wenyine, ni umuhanda uhura na kaburimbo ujya iwanyu gusa. Yego n'uyu nguyu. Ereze turebe da. Nifashe ariko nge nihashira nk'igihe kingana ataraza leta nigenda ubona ko bwije. Natubeshe sinzi pe. Nagajya abeshya mukasa nagajya abeshya. Nagajya abeshya. Dukomeze dutegereze, ikibazo ahubwo nuko twicaye hano iminota myinshi. Ubu sinzi nyine. Kereka niba ari indi kaburimbo hari akandi kayira yenda. Oya kandi akanga kariko kava muri kaburimbo kaza mu rugo atari yo nzira tunyuramo yonyine. Niyo nzira. Iyi kwete n'ingabaranga babonye n'ubu. Nibari gukora igikapu. Ahubwo kandi kubareba. Gahoda. Umugabo wumva niwe mugabo Gahoda. Mugabo.
Kahuta. Umva se nkubaze. Mwene se ura n'umugabo wawe se? Kahuta. Urakoze wa munyamakuru we, urakoze ndamubonye. Mwese n'uyu nguyu? Yego. Mwese ko adashaka no kuvugisha abantu? Ubuse yavuga, urabona wowe bidateye isoni. Kamana karabaye. Hanyuma rero ubwo mbandure mudukurikiye. Nubwo ngenzaza kubasura numve niba byarabaye neza.